iby'urukundo rwawe Yesu we byananiye kubyumva mpora mbisoma nkabyumva babyigisha nkabikurikira ariko sinyurwa byibaza ku manywa nkageza ubwo nsinzira nkabibyukana sindabishyikiraho nabuze n'umuhanga wabisobanurira neza babivuga w'agace gato gusa nkumva sinyuzweho nabuze n'umuhanga wabisobanurira neza babivuga w'agace gato gusa nkumva sinyuzwe iby'urukundo rwawe biraremereye cyane ubwonko bwanjye ubanza butabibasha ubwonko bwanjye oya ntibwabibasha ni wowe wenyine gusa uzi gukunda abandi turagerageza nukugerageza ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi Yesu we urabizi bakwambitse ingofero y'ubugome ari ryo kamba ry'amahwa ngo rikubere ingata maze wikorere umusaraba uri bubambweho kwikorera ntibyari gushoboka ushyira ku bitugu ushyira nzira uragenda ugenda urwana urihangana umubiri wawe uhinduka inyama uremera bawushinga ureba uramaramaza Yesu we bawukubambaho urabyemera ngo nukubera urukundo kandi abo wakundaga gutyo ntibakwemeraga iby'urukundo rwawe njye birasiga ndagusabye ku rutonde rw'ibikorwa bizakorwa tugeze imuhira ntiyakabure umwanya w'ubuhamya bwunganirize iby'urukundo rwawe kuko iyo mbitekereje bye biransiga mwami we ni wowe wenyine gusa uzi gukunda abandi turagerageza nukugerageza ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi Yesu we ni wowe wenyine ni wowe wenyine gusa uzi gukunda abandi turagerageza nukugerageza ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi Yesu we ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi Yesu we
urabizi. kora ku ndirimbo ivuga ngo wari mu biti nijoro kumwe wa mwanya mwegetse mani, hanyuma duhite twinjira mu mwanya turi kuvuga ku rukundo rwa Yesu ku buzima bwanjye, ku buzima bwawe. Hanyuma abantu twakomeje kubona ko mwagiye mubyishimira, ba Ariane ndetse na Papa Imana ibahereza umugisha, Emmanuel ndetse na Louise Imana ibahereza umugisha, Irene Ruhogo n'umuryango wawe Imana ibahereza umugisha, barimo barafashwa mu izina rya Yesu. Hanyuma turahita twakira mama Solange garuke ku rukundo rwa Yesu amasegonda make. Nyine ni ikibazo ndaba nkubajije n'urangiza ukomeze n'ijambo ry'Imana kugira nawe tumubaze uburyo arimo arafiringa urukundo rwa Yesu ku buzima bwe muri uyu munota. Mwigetsemani sinawibagirwa ubwo wabiraga ibyuya bisa n'amaraso, sinibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye, unamye n'umubabaro uri Getsemani, wabonye ibiti nijoro kubw'ibyaha byanjye byaragushenjaguye pe n'urubanza rwanjye, intumwa zagusizeyo zarakuzinukwa, natwe ntabwo twashobora kubigereranya, sinibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye, unamye n'umubabaro uri Getsemani. Haleluya. Nubona ko ntibagiwe Yesu uzanyibutse bya byuya byawe wabise ku bwanjye, nubona ko ntibagiwe Yesu uzanyibutse, haleluya, bya byuya byawe wabise ku bwanjye, bya byuya byawe wabise ku bwanjye. Mana tugushimiye ineza yawe, Mana tugushimiye urukundo rwawe, izina ryawe nirihimbazwe. Eka utwemerere muri uyu mwanya, nimba ari 3 cyangwa 4 bari ku isi barimo barashima urukundo rwawe, natwe tubemo. Tugushimiye ko uduhaye uyu mwanya kuri televiziyo kugira ngo tugaruke ku rukundo rwawe. Twebwe ubwacu ntabwo twabona amagambo twavuga kugira ngo asobanure urukundo rwawe ku buzima bwacu, ntabwo twabona ibitabo twakwandikamo ngo tuvuge iby'urukundo rwawe ngo bishoboke, kubera ko urukundo rwawe ni rurerure, ni rugari ku buzima bwacu. Ariko twemerere muri aka kanya gatoya no mu magambo makeya dushobora gufata, tugushimire ngo warakoze kubw'urukundo rwawe, warakoze kubwo kutwitangira, warakoze. Nta rindi jambo dufite uretse iryo kugushima muri uyu mwanya. Turagushimiye ko urukundo rwawe ku buzima bwacu bwahinduye bamwe abagabo, bubahindura abagabo guhamya ibyawe, bubahindurira ubuzima, bubakura mu byaha bitandukanye. Natwe turi muri abo ngabo, nuhimbazwe. Tugushimiye ko waciye bugufi ukemera kwigereranya natwe, ukambara ishusho ryacu, ukambara ishusho y'umwana w'umuntu kugira ngo uducungure. Turabigushimiye. Amagambo yaba menshi,
ariko ntabwo yasobanura urukundo rwawe. Inyandiko zaba nyinshi ariko ntabwo zashimangira urukundo rwawe, kuko urukundo rwawe ni rugari ntitwaruvuga ngo tururangize. Umuririmbyi umwe yaravuze ngo nubwo inyanja zahinduka wino, hanyuma ibyatsi byose bigahinduka uducumu tw'abanditsi. Bivuga ngo ibyatsi bigahinduka abanditsi, ab'isi bose bakandika. Donc tugafata ibyatsi byose tukabigira amakaramu, hanyuma tukandika. Ntabwo urukundo rwawe twarurangiza ntabwo twarumara. Twemerere wumva umujakazi wawe, wumva umwana wawe agiye kugaruka ku rukundo rwawe, agiye kukuvuga. Emera ubane nawe kandi umushyigikire mu izina rya Yesu. Ntabwo ari twebwe, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro muri iki kiganiro. Ko dusenze twizeye izina ryawe, amen. Hanyuma umubyeyi nawe rero komeza n'ijambo ry'Imana rwose. Njye nafashijwe Christian. Ubwo turi buze kwimura ibyicaro, twicare tumwitegeye tumureba neza. Kutureba nicyo tugiye gukora. Tugiye kwicara hari inyuma ya kamera tukurebe uvuge Yesu, hanyuma turaza kugaruka hano tuje gufatanya gusenga. Bagumye iruhande murajya ubuse. Nyuma y'indirimbo za Christian ubutumwa ntibwatambutse, hari ikintu umuntu yarenzaho. Ariko icyiza ni uko urukundo rwa Kristo ruhora ari rushyashya. Amen. Uko umuntu aruvuze, buri muntu wese Yezu amwihishurira uko ashaka kandi agatanga message ashaka. Reka mbanze mbabwire abantu bigisha mu bubahe pe, burya ntabwo umenya struggle y'umuntu utarayigeramo. Ushaka kubabona bigisha, ukajya mu misi ukabona padiri arigisha ukabona ni ibintu byoroshye, ni Bibiliya avuga, ukabona pasiteri ahagaze hari arakurikiranye imirongo. Ni ukuri mwubahwe aho muri hose. Nabimenye aho Prince anshiriye muri ibi bintu, nabitangiye numva ari umunsi umwe ni Kristo wabimushyizemo. Yego, yamamagaye mu izina ryanjye kandi yaguhamagaye ntagakwitiranya n'ayandi mazina. Reka tumwitabe kandi twese araduhamagara. Mva nkubwira akantu, iyo Imana iguhamagaye igira ute Christian? Iraguherekeza step by step. Reka twimvire hano twikomereze, umubyeyi akomeze n'ijambo ry'Imana rwose. Amen. Amen. Uyu munsi rero ni urukundo rwa Kristo turi buvuge, ariko Roho Mutagatifu niwe utubwira, niwe utwigisha, niwe utubwira icyo turi buvuge, niwe utanga message. Mu by'ukuri ntabwo nza hano nzi icyo ndi buvuge, mara nk'iminsi mbishakisha nkabona byose birakenewe, nkabona nange sinari mbizi. Inshuti zanjye, Yezu ni mugari, niyo mpamvu amaze imyaka irenga 2000 tutaramusobanukirwa, tumuvuga buri munsi. Wasoma Bibiliya uyu munsi ukumva uyumvisha ukundi, wasoma ijambo ejo ukumva uryumvisha ukundi, kubera ko Kristo ni mugari, ni munini cyane, niwe Alpha na Omega, ntarangira, niwe nyiribihe. Uyu munsi rero nasanze ko gukunda Kristo ni kimwe no kumwemera ni ikindi. Tudafite ukwemera nta mpamvu yo kuvuga urukundo rwe, tudafite ukwemera nta mpamvu yo gukomeza. Hano mu Baheburayi 5 umurongo wa 11, duhere kuri murongo 11 kugeza ku kwemera guhamye. Yibambiwe, nkunda ko Yezu atuzi n'ubwana bwacu n'intege nke zacu. Nicyo kiduha imbaraga, kuko urabisoma ukavuga ati burya arabizi ko ndi umunyantege nke. Ni nk'uko umubyeyi abazi ko umwana we abanza kwiga, akiga konka, akiga gukacanga ibiryo, akiga gukambakamba, kandi umuherekeza muri izo ntambwe, kandi intambwe yose agezeho irakunezeza. Niyo ufite abana 10, umwana wawe wa 10 ukabona atangiye gutera intambwe, bisa nkaho ari bishyashya, nkaho ari ubwa mbere ubonye umwana atera intambwe, uterana nawe ukamuha bravo ukishima. Natwe rero nshuti zanjye, intambwe yose dutera Kristo bari inyuma yacu, abari imbere yacu. Iyo duteye intambwe aguha bravo udashobora kureba, udashobora kwibwira. Abamarayika niwe wonyine baba batumbereye. Mu Baheburayi rero haravuga cyane mu kwemera. Umuntu wese ubishoboye azasome mu Baheburayi, mu Gifaransa na Hébreu, bizamufasha kumva ukwemera.
nuko rero donc duhere kuri Abaheburayo 5 6:1 duhere kuri 6:1. Nuko rero tube turetse inyigisho z'ibanze zerekeye Kristo, maze tujye mu byisumbuye bikwiriye abakuze. Ntitugaruka ku mahame y'inyigisho ariyo yaya: gutandukana n'ibikorwa bikurura urupfu, kwemera Imana, inyigisho zerekeza abatisimu, kuramburirwaho ibiganza, izuka ry'abapfuye n'urubanza rw'iteka. Ndetse nuko tugiye kubigenza niba Imana ibitwemereye. Kandi ndumva Imana yabitwemereye kuko niyo itubwira icyo gukora. Turongera noneho tuzamuke hejuru ku Baheburayo 5:11 ngo turacyafite byinshi byo kubabwira kuko izo ngingo ariko biraruhije kubibasobanurira kuko muri abantu batumva vuba. Mwagombye kuba mwarabaye abahanga kuva kera, nyamara muracyakeneye ko babigisha ingingo z'ibanze z'amagambo y'Imana. Muracyakeneye gutungwa n'amata mu mwanya w'ibiryo bikomeye. Unywa amata gusa aba akiri umwana, ntashobore kugira igitekerezo gihamye ku byaba bitunganye. Abaciye akenge bo batungwa n'ibiryo bikomeye kuko bafite akamenyero ko gusobanura mu bitekerezo byabo icyiza n'ikibi. Murumva aho tubarizwa? Dimwe ngewe ubwo wowe sinzi aho uhagaze, ushaka kuba ugeze aho urya imvungure, ukarya kawunga, ukayikacanga. Yewe ndacyari wa wundi wo kunywa amata na serelake. Ndacyakeneye kwiga byinshi. Mana yanjye, mbega ukuntu natinze. Umuntu ufite imyaka 40, ndashaje mu by'ukuri, mu myaka ndashaje, ndakuze, ariko mu bya Kristo ndi umubebe. Ariko twabonye ko Kristo arabizi ko turi ababebe, kandi yiteguye kugendana natwe mu rugendo. Mana yanjye, nukuri reka mbabwire kuvuga Yezu biragoye kandi biroroshye. Uzi impamvu bigoye se? Suko atavugika, ahubwo ni mugari. Kumutondeka ukamuvuga uko byishaka, ukamuvuga ku buryo abantu bamwumva, ni cyo kintu kigoye. Burya ibintu bike, n'umuntu ufite umwenda umwe ibiri abazi neza ko uyu munsi arambara uyu awumese, ejo azambara uwundi. Ariko ufite myinshi arakubwira ati nabuze icyo nambara, kandi garde-robe ye yuzuye. Ukaba wibaza ko ari ugushinyagura, ariko ubwo aba yakibuze. Reka tuvuge ku kwemera. Muri aka kanya ukwemera niko konyine gutuma usunika. Ukwemera twakuvugaho ibintu byinshi muri Bible no mu buzima bwacu bwite. Ukwemera, icyambere, niba wemera, emera Imana n'ibyayo byose. Reka gutoranya, ndemera iki ngihakane, iki nkireke. Niba wariyemeje kuyemera, yemere yose uko yakabaye. Niba wariyemeje kwemera Imana, ese ibindi urabihakana ushingiye kuki? Ushingiye kuki kugira ngo ubihakane? Ukwemera niko gutuma twemera ko premièrement Imana iriho n'ubumana bwayo, sibyo? Ukwemera niko gutuma twemera ko Jambo ari we waremye byose kandi byose byaremwe mu izina rye. Utemeye ibyo cyangwa se wemeye ibyo, ibindi ukabihakana n'ibindi byihorera. Ukwemera kwatumye Abraham aba inshuti y'Imana. Ukwemera kwatumye Abrahamu mu zabukuruze. Wimagine nawe, Imana igusezeranije umwana, iratinze, Abrahamu arategereje, naho amuboneye s'il vous plaît, atangiye kunezerwa n'umwana we. Imana ati, uwo mwana ndashaka ko umumpaho igitambo. Abrahamu mu kwemera kubera ko yarazi ko ya Mana yamuhaye wa mwana mu zabukuru. Impamvu Abrahamu yemeye kumutanga adashidikanya, yari yizeye ko Imana ishobora no kuzura Isaac, kuko byose ni ibyayo. Rega mu by'ukuri kutemera kwacu n'ubucucu bwacu, kuko wayemera, iyo Abrahamu yemera kumuha cyangwa ntamumuhe, yashobora kumumwima akiteranya n'Imana, kandi n'ubundi Imana ikamutwara. Ariko Imana ishimwe ko ku bwa Abrahamu yatubereye icyitegererezo cyo kwemera, yatumye Imana yongera kutugira icyizere, yatumye aba inshuti y'Imana. Yawe ati, Nyagasani, n'ubundi ni wowe wampaye,
aramujyana rwose anezerewe. Ushobora no kwemera gutanga iki gitambo ariko urakaye ubabaye witotomba. Oya, Aburahamu yabikoze anezerewe, ndetse abihisha umugore we kugira ngo umugore we atamubera inzitizi zo gutuma adakora umurimo Imana ishaka. Aravuga ati ndamujyanye, ubwo mabujani ntaha aranyica, nta kundi, aritotomba, ariko ngomba kuzuza inshingano zanjye n'Imana yanjye. Umudamu aze nyuma. Ukwemera kwatumye Aburahamu amujyana, agenda aganiriza umwana we. Umwana atazi aho bagiye, umwana nawe yemera papa we, ntago yakeka ko agiye kumubaga. Ukwemera kwa Isaka kuri papa we, abona Isa afite umuhoro, ari nawe yikoreje udukwi bari bumucanishe, yarazi nta nubwo yatekereza. Ni gute se umwana yatekereza ko papa wari bumukorera ibintu bibi? Niyo mpamvu abapapa mukwiye kuba abapapa beza n'abamama, kuko abana bafitemo icyizere cyose. Iyo umwana ahemukiwe n'umubyeyi we, buriya uba umwishe cyane, kuko ni wowe umuntu ushinzwe kumuproteja mu by'ukuri, ni wowe ushinzwe kumurinda. Iyo umuhemukiye rero, burya isi yose ibimurangiriyeho. Ariko Imana irahari. Baragiye, murabizi ukuntu byagenze, agiye kumutamba aneze. Nujya gutambira Imana igitambo, bikora unezerewe, ubyishimiye. Inshuti zanjye, ubishobozwa n'iki? Ni ukwemera. Yaragera amuryamisha, umwana nawe araryama. Imana yarebaga mu mutima wa Aburahamu, byihorere, yahise izana umwana w'intama ahonga. Ukwemera kurema ibitari bihari. Ukwemera kuguha ibyishimo uri mu butayu. Ukwemera kwatumye Yohana ahamya Imana ari mu butayu, yambaye ibicocero, yambaye impu, nta n'uwari umuzi, avumbuka iyo ngiyo avuga Yezu ari mu butayu. Ese wotegereje kwemeza Yezu no kumwamamaza uri mu bisubizo? Burya biragoye. Reka nkubwire, biragoye kuvuga Yezu uri mu bisubizo bikabije, kuko ujyanwa n'ibikunejeje, ukavuga ati Yezu nukuri warakoze, ukajya uvuga gusa warakoze. Uzareba iyo twasabye cyane, turasaba amagambo akatubana menshi, ariko iyo tugiye gushima, uzi impamvu bikubana biki? Amagambo akubana make cyane. Ariko Yohana yahamije Yezu ari mu butayu. Paulo na Sila bahamije Yezu bafunzwe, bakubitwa. Kubera iki? Bari bafite ukwemera ko Imana yabo bavuga, unyice, unyange, unkunde, unyemere, Imana nemeye, ndayizi ko ishobora byose. Uzi se n'igituma bagiraga no kwemera bakemera no kwipfira? Bari bazi yuko destination finale yabo ntabwo ari ahanga. Niyo wabica, aha bategereje ni heza cyane. Bagiye guhura nande na wa mwami bavuga. Sibyo? Ayaya, mbega ukwemera. Ukwemera kwatumye Abayisiraheli bajya i Kanani, i Yeriko. Bararirimba, barasingiza, babikora batazi ko ibintu biri bugende. Dufate Kanani, u Rwanda ni igihugu gikomeye cyane. Ubusugire bw'u Rwanda burakomeye cyane. Ababizi nabagerageza kubuvogera, nibo babizi. Nta nubwo yatera intambwe, iyo yiteye gato yinjira ku mupaka w'u Rwanda, ibimubaho n'Imana ibizi. Ndabeshya? Ariko Abayisiraheli, ingabo za Kanahani zari zikomeye, zifite intwaro, zifite ibibunda bya rutura. Abayisiraheli nta kintu na kimwe bari bafite uretse iki? Ijambo ry'Imana, uretse iki? Isezerano bafitanye n'Imana yabo. Ukwemera. Imana irabwira Josué ati muzenguruke Yeriko inshuro 7, mutavuga, bucece, ntawe, musingiza gusa. Hanyuma ku munsi wa 7 muzavuza urwamo. Mushobora kwibaza gute ko kuvuza urwamo byagusha ibikuta? Babaga bafite ibikuta bikomeye cyane. Nibaza ko bimeze nka biriya Trump yari yubatse, cyangwa se birenze. None mufate kiriya gikuta kizengurutse igihugu cyose, hanyuma mujyaho musingize gusa, ibikuta birindimuke. Ushaka kubyemera? Atari ukwemera se kubigukoresheje wabikora, bavuga ati Josué pardon. Neka kudutesha igihe, turi abantu b'abagabo, intambara twarazibonye, intambara ko zirwana turakuzi, reka kudutesha igihe. Tubabarire, twamenyereye ubutayu, twamenyereye guhangayika, duha amahoro. Ariko Imana, ukwemera Imana kwatumye bya bikuta bigwa. Bo barasingizaga Imana ubwayo irimo kubirimba, ifite abamarayika, ifite ingabo nyinshi zikora ku bwacu, ifite ingabo nyinshi zipfa ku bwacu. Ifite ingabo nyinshi zipfa ku bwacu. Ukwemera kurarema. Ukwemera kurarema, nshuti zanjye. Twese turabahamya. Cyo ubwanyu ifite ubuhamya bwinshi.
nigeze gusaba Imana umwana w'umukobwa, actually namusabye Bikira Mariya. Bikira Mariya ndamwemera n'umubyeyi w'Imana, niba Imana yaramwemeye ikamuhitamo mu bagore bose ikamutoranya, nge namuhakana ndinde? Uyu munsi ni impamvu nakenyeye, menya nzakenyera kenshi kuko iminsi yose ni iy'Imana. Ubushize nakenyereye Kristo umwami, uyu munsi nakenyera umubyeyi Bikira Mariya, akunda kenshi kuza agaragaye mu mwenda w'ubururu n'umweru. Uyu munsi rero mu Rwanda turizihiza imyaka 40 umubyeyi Bikira Mariya asuye u Rwanda. Uko ni ukwemera kubitwemeza koko Bikira Mariya yaje agasura mu Rwanda. Hari abahamya babibonye baramubonye, ariko udafite ukwemera arabipinga nyine. Niba wemera emera iby'Imana byose. Ese ibintu byose bihesha Imana ikuzo ubihakana ushingiye kuki? Ukwemera kutwemeza ko uyu munsi Kristo ari muzima mu mugati, si wowe wabyivugiye? Wa Kristo rya jambo ryaremye amazi rikarema isi n'ijuru rikandema rikavuga ngo byose bibeho, ni nawe wivugiye ati uyu ni umubiri wanjye n'umugati n'amaraso yanjye. Byemere kuko yabyivugiye, byose yabiremesheje ijambo rye. Uko ni ukwemera. Nababwira ukuntu nasabye Imana umwana w'umukobwa. Umva, uzi ko Imana tuyitegeka ikadutega amatwi kubera ko ufite ukwemera. Imana ica bugufi mu buryo budasanzwe. Imana iratwumvira, nitwe dufite umutwe munini twigize ibitangaza, ariko Imana ica bugufi bikagutangaza. Icyo gihe narasenze mbwira Bikira Mariya nti rero mfashe gusenga, ndasaba Imana umwana w'umukobwa ari maze kubyara abahungu 2, ndavuga ni none nakongera kubyara nkabyara umuhungu, kandi numvaga nshaka umukobwa. Nkora jeûne ya 40 jours. Nkora jeûne ya 40 jours, niba hari jeûne nakoze ndi serious niyo ngiyo. Ndangije mbwira Imana nti rero twumvikana kugira ngo numve ko wanyumvise, nubwo nari nzi ko yanyumvise. Urumva ukuntu Imana yemera n'ibigaragazo byacu n'ubutesi bwacu na tentation zacu. Ndashaka kuzasama kuri iyi tariki kugira ngo numve ko isengesho ryanjye waryumvise. Uzi nayisabaga ryari? Le 15 z'ukwa 8 ni Assumption, umunsi twizihiza iryanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Ibyo nabyo bikita umubyemera ni ukwemera. Ntabwo Enoki twemera ko yagiye mu ijuru, Eliya twemera ko yagiye mu ijuru. Ni gute nyina w'Imana yaba akiri mu bushanguke bw'isi ategereje urubanza? Yakoze ikihe cyaha? Bikira Mariya yavutse nta cyaha. Imana yaramuteguye. Imana ntiyari kuvukira mu cyaha. Turemeranya ko Imana izirana n'icyaha, ntabwo ari kuvukira mu cyaha. Rero yavukiye mu mukobwa w'isugi utanduye. Twebwe turapfa tugategereza izuka ry'abapfuye, tugategereza n'umunsi w'urubanza kuko dufite ibyaha, kuko dupfanye ibyaha. Ariko Bikira Mariya nta cyaha yigeze. Nta Yezu yageze mu mva azi ubushanguke bw'imva icyaricyo, ntabwo yari gusigamo mama we. Bagenzi banjye, yewe nari ntuye Gisenyi, ariko mama tuyi Kigali. Ni gute Yezu we yasiganye na mu cyaro cyitwa isi yibereye mu bwami bwe mu ijuru? Bishoboka bite? Yaba ari umwana mubi, yaba ari umwana udashima, kandi Yezu niwe tureberaho byose. Yaba ari umwana udashima, nyina wamubyaye mu mihangayiko. Ubutaha tuzavuga kuri Bikira Mariya, muvuzeho ntabwo namurangiza. Reka dukomeze ukwemera. Ukwemera kwatumye icyo gihe mbwira Imana nti ndashaka gutwita kuri iyi tariki, le 15 août z'ukwa 8. Nasamye kuri iyo tariki kuko nyuma y'iminsi 14 nagiye kwipimisha nsanga ndatwite. Nyuma y'iminsi 10 nari mfite igihamya ko mbere yaho ntatwite. Nyuma y'iminsi 14 nagiye kwipimisha nsanga ndatwite. Ecography nayigiyemo juste, ariko nari mbizi ko ntwite umukobwa. Isaha nasengeragaho ya 9 z'amanywa niyo saha nabyariyeho. Murumva ukwemera? Murumva ukwemera ukuntu kurema? Nagiye kubyara, umuganga ntera ibise, kubera n'amashusho nari mfite ntabwo nategereje ko ibise byiza. Nabwiye docteur nti umwana wanjye afite ibiro 4, ndaje umuprovoke, mfite amashusho, mfite n'amatsiko yo kumureba. Antera ibise ntibyaza. Uzi kuba baguteye ibise, baguteye icyo bita teobara, abagore barabyumva neza. Docteur yakwinjira agasanga twibereye kuri film na murumuna wanjye. Ati bishoboka bite ko umuntu twateye teobari arimo kwirebera film? Nta gise numvaga. Shuti zanjye, ibise byaje 9 zuzuye. Ya saha y'impuhwe z'Imana nasengeragaho. 9 zuzuye nibwo ibise byaje. 9:10 nari mbyaye. Haleluya. Uko ni ukwemera. Yezu aratubwira ngo nimugira ukwemera kungana n'akabuto kasinapi bizagenda gute? Muzimura imisozi. Nose murumva tutizira, turizira. Ukwemera ko abantu ba kera kwagiye he? Insigaye mbaza Imana nti ko utubwira kuri Imana idahinduka, ukabura Imana y'urukundo, uko wahoze kera akaba ari kumeze, kuki bitangaza bya kera tutabibona? Naje gusobanukirwa. Noneho muri Yohane
Prince nyibutsa harya twarahabonye ubushize mpakubwira muri Yohani 10 na kangahe narahasomye ndavuga ni Yesu se uri serious? Are you serious? 16 23 24 ndibaza havuga ngo nta kugeza iyi saha ntacyo muransaba. ndavuga ni oh no Yesu bishoboka bite? Liste yose niriko nkubwira ntacyo turagusaba, ugusura bivuga ukomeje. Akandi akavuga ngo niyo musabye musaba nabi. Awi ntangira kumubaza nese Yesu twigishe gusaba rero, twigishe gusaba kuko tukeneye kugusaba nose tagusaba. Nukuvuga ngo iya minsi yose twamaze dusaba twasabaga nabi, twigishe gusaba mwami wanje. Ejo bundi nari retraite yaragiyemo sanga igituma isengesho ryacu ritagerayo ni ibyaha, dukumirwa ni ibyaha. Ibyaha nibyo bikumira, niyo barriere y'amasengesho yacu. Ariko ikizere dufite niki nuko iyo umaze kwicuza kwa kwemera. Ese reka mbabaze, iyo umaze kwicuza kabisa ukicuza kumva mu mutima wawe haramenetse, ntiwumva Imana ikubabariye, ntiwumva umutima wawe urekuye, none se niki kikubwira kubabariwe? Kandi kuko utangira kugenda nk'umwana w'Imana wiyemeye cyane nk'umuntu wababariwe, niki kikubwira ko wababariwe? Ni kwa kwemera. De toute façon ntabwo Imana ikubwira ati bebe ndakubabariye rwose genda wemye. Keretse uri kumwe n'umukozi w'Imana, uri kumwe na padiri ufite iyo ngabire barahari akubwira ati mwana Yesu avuze gutya na gutya, nabyo ni ukwemera. Ashaka kubikubwira udafite ukwemera nabyo ukabitaho ngaho. Ariko abenshi tujya mu ntebe ya penitensiya, abenshi twicuzanya ibyaha hagati yacu bitewe n'imyemerere y'umuntu. Mu barokore niko bicuzanya. Niki kiguhi assurance ko wababariwe? Ni kwa kwemera. Utabyemeye ibyaha byawe biguma ari bya bindi. Iyo wasenze rero, iyo wasenze ugasaba Imana imbabazi, niyo mpamvu dutangira buri gihe igitambo cyose, isengesho ryose dusaba Imana imbabazi kugira ngo isengesho ryacu rigere hehe? Kwa data. Ikibabaje rero niyo tugiye kwicuza Imana turayicenga, dutinya kwiyinjiramo, dutinya kwisesera ngo tujye gukuramo wa mwanda. Cyane ko twicuzanya hagati yacu. Niba hari ikintu kigoye no guhabwa penitensi, uzi kubona none kwihabwa ku muntu muziranye, kuri padiri muziranye cyangwa se ku muvandimwe muziranye, uzi kujya kuvuga umuntu ungana nanjye ukandeba umumama wize, umumama wabyaye, ukajya kubwira ati naratukanye. Mu by'ukuri nuko padiri atabyemerewe, ariko ibaza hinduye ati bebe wagize ute? Naratukanye, nararoze, narishe, naribye. Bati gusa ibintu uri kuvuga ni ariko kubera ko Yesu ari umunyampuhwe ntago akeneye kuducira imanza. Niyo mpamvu na padiri atagufite ububasha bwo kugucira urubanza, niyo mpamvu mugenzi wawe adafite ububasha bwo kuguciraho urubanza, kubera ko Yesu ni umunyampuhwe. Ariko byose tubikoreshwa n'iki? Ni ukwemera. Niba ujya mu ntebe ya penitensi ukajya kwicuza na bagenzi bawe, ibyo ukora byose nta kwemera, ni ukuri urakora ubusa. Ukwemera niho byose bishingiye. Nyagasana navuga ngo mu Baheburayo 11:6, nuko rero ntawe ushobora kunyura Imana adafite ukwemera, kuko uwegera Imana wese agomba kwemera ko ibaho kandi igahemba abayishakashaka. Ukwemera twakuvugaho byinshi, twese dusome Bibiliya, ariko turebe n'ingaruka noneho zo kutemera. Mu Bami 7 hari muri iriya nkuru aho hateye inzara muri Samariya, hateye inzara, noneho icyegera cy'umwami hari inzara iteye ubwo abantu batangiye kurya abana babo. Elisa arababwira ati Imana iraje dukorera igitangaza. Imana iraje, umva ejo isahini ibiryo byaguraga ikiro cy'ibishyimbo cyaguraga 10,000 cyangwa 100, mu gitondo kiragigura amafaranga make cyane. Icyegera cy'umwami yavuga ati ni Imana yafungura ijuru, ifungura amadirishya y'ijuru, ndabarahiye iki kibazo ntago gishobora gukemura. Elisa aramubwira ati uzabirebesha amaso ariko ntago izagira gute, ntago uzabiryaho. Iyo tutemeye tureba ibitangaza biri gukorerwa abandi, twe tugasigara dukanuye. Imana yanga umuntu ushidikanya ku mbabazi zayo, Imana yanga umuntu ushidikanya ku buhangange bwayo. Ubuhangange bw'Imana, ukwemera Nyagasani niko katumye Dawudi yica Goliyati, niko katumye amazi avubuka mu rutare, niko katumye inyanja itukura ifunguka bagatambuka nk'aho ari kaburimbo yarayubaka ijoro ryose, niko katumye ibyo byose. Ukwemera niko dushingiye. Iminota yo kuvuga Kristo rero bari mike, kandi n'izindi gahunda zigomba kubahirizwa, tuzakomereza ubutaha. Ariko twese dufite Bibiliya,
abatazifite ubwo naho ubutaha, ariko dushingire ku kwemera. Dusabe Abaheburayo bose baratwigisha ukwemera icyo ari cyo, natwe twibuke mu mateka yacu. Nihe tutagize ukwemera, nihe twakugize ibitangazo tukabibona, twemere Kristo ko ari umwami, byose birashoboka. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Turishimira Imana Ntanezeza umugisha, yitwa Amani Solange Kamuzinzi. Hari n'akandi dukunda kumwita bebe. Ubwo ni ukugira ngo abantu nyine basanzwe bamubona ahantu hatandukanye bumve ko ari we, niwe nyirizina. Akunda kugaruka kuri Yesu, niwe turi kubana nawe mw'iyi minsi yose kugira ngo tugende dusa naho twitegura kwinjira muri Noheli, agenda agaruka ku buzima bwa Yesu, kandi ni umwigisha mwiza vraiment Christian. Yari arimo arandika. Ubwo uzajya ukomeza ugenda umukurikirana. Amen. Biro mutagatifu. Nta kindi azavanamo indirimbo niko bamera. Hanyuma tugiye gusengera abantu bataremera Yesu, bataramwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Turi buze kubasengera muri iki kiganiro, hanyuma kandi turi buze gufata n'umwanya wo gusengera igihugu cyacu. Hari ubwo abakristo benshi batekereza ko nyine inshingano zabo no gusengera ibyifuzo byabo bitandukanye n'iki, ariko burya nasanze umukristo mwiza, umwizera mwiza ni ukunda igihugu. Umuntu udakunda igihugu witwa ngo urakijijwe, reka nguhe message, nijoro ntaryo uzabona. Niba udakunda igihugu, witwa ngo usengera mu idini cyangwa itorero runaka, ukaba udakunda igihugu, ukaba utagisengera nk'igihugu ukunda, kuko ikintu ukunda cyose uragisengera, sibyo ra? Bura ntabwo baragusengera umugore wawe cyangwa abana bawe cyangwa umugabo wawe n'abana bawe cyangwa ntabwo bwawe ngo ureke kwisengera kubera ko wikunda. So nimba ukunda n'igihugu ugomba kugisengera. Niba udakunda igihugu, mbese urahanga avuga ngo urakijijwe, reka bari mwebwe mpereza message, ntabwo ukijijwe kuko nijoro ntaryo wabona. Akukiraho akadomo, niko bigenda, niko binameze, kubera ko igihugu ni Imana yaduhaye kugira ngo kidufashe kuba mu buzima buzadutegura kujya mu ijuru. So rero igihugu utagikunda ntajo wazabona. Ako ko mukumve. Tugiye gusenga rero twese turi hamwe, araza kuba tuyoboye. Sinzi, reka ndebe turabura iminota 5 yonyine. Christian, ushobora kuririmba indirimbo y'amasegonda 3 itwinjiza mu gusenga. Amasegonda arabizi n'umutekinisiye. Hanyuma uratuzonga Prince, uratuzonga. Ntabwo njye bazonga n'igihe kiba cyatuzonze, ariko tuzongera none. Ariko nta kijambo ry'Imana rimwe ryo rirahagije. Ririmo Kristo. Munyemerere tubaye nk'abakoze samari y'iki kiganiro mu buryo butandukanye, ariko ubutaha Christian uzaza na Amani gusa, abari twe dukorana ikiganiro twenyine, nta bindi biruze gucamo. Tuzajya n'ahandi hadasaba kwirukankana n'igihe. By the way, mu masegonda. Inyanja zose zabana wino, ijuru rika b'impapuro, ibyatsi nabyo bakabigira byose uducumu tw'abanditsi, ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwayo. Niba bimara n'ibyakwirwaho, hakaba inyanja ariyo, kandi ukwikunda umwana wayo, nje nikwinkunda nakwiriye, nari umugome nukwima Yesu wambambirwe ku musaraba. Ko twemeye Kristo, tunamuzi ariko tutamuhamya neza. Nukuri dukoreye Kristo uko bikwiye, tukamuhamya, n'abatamwemera bamumenya.
nyagasani Yezu Kristo twongeye kugushimira uyu mwanya mwiza, twongeye kugushimira urukundo dukunda, twongeye kugushimira imbabazi ziduhoraho iteka ryose nyagasani tudakwiriye. Ijambo ryawe riratubwira ngo ese ninde mu bamarayika Imana yigeze ibwira ati mwana wanjye zicara iburyo bwanjye, mwana wanjye ndagukunda? Nta n'umwe uretse umwana w'Imana. Ni nacyo cyatumye Sekibi atugirira ishyari nyagasani. Abamarayika bose baradukorera, birirwa bahangayitse kubera twebwe nyagasani, kubera urukundo dukunda. Mwami wanjye, mu ijambo rimwe kubera iminota dufite mikeya, reka tugusaba ukwemera. Nuduha ukwemera gushyitse, ibindi byose bizikora nyagasani. Izina ryawe rizamamara ku isi hose, kuko tuzakwamamaza, tuzakugaragaza mu bikorwa, mu mvugo, mu ngendo no mu mivugire. Ni ukuri si ngombwa ko tunavuga izina ryawe. Umuntu azabona umuntu akora ibyiza, avuga ibyo baturiye muntu n'indi avuga ati ni umukristo. Iryo ryonyine ni ivanjiri ihagije nyagasani. Duhe kukwemera, duhe kugushikamaho, duhe kugusobanukirwa, duhe kugukunda nyagasani Yezu. Waratubwiye ngo musabe muzahabwa, nta kindi dukwiye gusaba atari Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu duhe ukwemera. Roho w'Imana ngwino wo kabyara we, ngwino nshuti nziza, ngwino twibingirira amabanga yo mu ijuru, ngwino tubwire, ngwino wa wundi waje ukabwira Bikira Mariya tuzasama umwana w'umuhungu akabyemera adashidikanyije. Roho wawe niwe wamanukiye kuba umukobwa w'isugi maze arasama atwita Imana nzima. Ngwino uko kwemera niko kutumye tubyemera uyu munsi, niko katumye Simeon avuga ati nyagasani asigesezera umugaragu wa kombonye agakiza. Ni ukwemera kwabikoze mwami wanjye, ni ukwemera gutuma twemera ko Imana ari Yezu, ni ukwemera gutuma twemera ko Imana ibyara ikabyarwa. Uko kose tubikesha ukwemera nyagasani. Ukwemera ko gutuma umuntu wapfushije yongera kugira ibyiringiro. Ngutuye abababaye bose, ngutuye abavandimwe bapfushije, ngutuye umuvandimwe wanjye yarapfushije umugabo nyagasani arihebye ariko yihebeye muri wowe. Ikiza cyo wakwemeye nuko yihebye yihebera muri wowe, yakwicuza akicuza muri wowe, yarira akaririra muri wowe. Duhe kukwemera mu byiza, duhe kukwemera turi mu butayu, duhe kukwemera tunezerewe, cyane cyane hahandi Sekibi ashaka kutwambura ibyiringiro ukabona ko ubuzima bwawe guhagararanya nyagasani. Ariko ukwemera ko gusubiza mu muntu imbaraga, akumva ko nyuma y'urupfu Kristo arahari. Nukuri twarakubonye nyagasani, twarakubonye twapfushije ababyeyi, ariko ijambo rikatubwira ngo niba mutemera ko Kristo yazutse, ukwemera kwanyu namanjwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yezu duhe ukwemera mu ijambo rimwe, ndakwinginze ukabyara, duhe Roho Mutagatifu atwigishe ukwemera. Tubisenze twizeye mu izina rya Kristo umwami wacu. Igihe cyose ni icyawe, uhora wigisha uko ushaka, wigisha mu nzira nyinshi, si nko tuvuga byinshi kugira ngo abantu bakwemere. Yezu wanjye, ijambo ryawe rimwe rirahagije ngo isi yose ikire. Ushimwe kuri Imana, ushimwe kuri Yezu ibihe byose, ushimwe kuri Alpha na Omega, ushimwe kuri Imana. Nkunda kukubwira Jésus, merci d'exister. Iyo utabaho nukura benshi twari kuba twararangije kwiyahura, twari kuba dupfa twiyahura ko nta byiringiro, ariko kuko tuzi ko uhari na wa wundi wihebye uri mu butayu nka Yohani ntibyamubuje kukwamamaza no kukuvuga. Ibyo ni ukwemera. Yezu duhe ukwemera ukabyara, duhe ukwemera papa wanjye, duhe ukwemera. Roho Mutagatifu ngwino tubere umufasha, yarakuduhaye yarakudusigiye. Ngwino tubere umufasha, utwigisha Yezu wariwe, umutwigisha mu buhangange bwe n'urukundo rwe n'ubugari bwe. Byose tubisenze twize mu izina rya Kristo umwami wacu. Amen.